ubundi abanyamaguru nibo banyantege nke baba ku muhanda. Imihanda yacu mu Rwanda n'ahandi hose bashobora kujya no mu bindi bihugu babe batwigiraho uburyo imihanda ikoreshwa. Hari igihombo kuri amande, hari igihombo kuri aksida ziba zatewe. Ubwo se baguhemba? Ubwo se watunga umuryango wawe? Ko umuntu wese ushaka guhindura icyerekezo ajya hariya agomba kugenda akinjira mu muhanda hariya muri kiriya gisate. Mwabyumvishije? Murayibona? Ntabwo rero ugenda we gusa ngo nuko ujye ngugire kuri iyo. Kabone niyo waba wenda kugera ahangaha uragenda ukigira hirya ku buryo iziza utazibangamira ukinjira gutyo ugaruka. Ugomba kuza niba watangiye kwiyangaja ukigira imbere kuko urabona iyi ntu zirimo busa, ukigira imbere ukinjira mu muhanda muri kintu ukegera iburyo. Ubwo se ikigo uko kirimo gukora gishaka kugira ngo cyongere umutungo cyangwa nabo bakorana ishusho iba nziza. Urumva rero ko mufite uruhare rukomeye cyane. Icya kabiri nuko mugomba kumenya yuko mufite umusangi w'umuhanda. Ibyo mubimenye bibihame. Mumenye yuko mwebwe mugomba kubarinda namwe bakabarinda. Ubundi ko bimeze. Ubundi iyo mweroheranye mwese mu muhanda umunyamaguru akakorohera ukamworohera, umumotari umunyonzi cyangwa umushoferi nibyo havamo umutekano kuko buri mwe arigengesera ararinda mugenzi we. Icya gatatu ni mwirinde kuba abashoferi b'isosiyete speciale idasanzwe. Mwumve ko muri abantu musanzwe mugomba gukora icyo kintu kirakomeye cyane. Sinzi uburyo bazakibakuramo. Ibimenyetso byo mu muhanda mu birebe. Byaba ari biranga icyerekezo, byaba ari tuma abanyamaguru bahita, byaba ari ibyapa nanone biri ku muhanda, byaba ari ibimenyetso bimurika, byaba ari bitamurika, mumenye yuko ari ingirakamaro cyane. Buri gihe utware ubireba. Icyanyuma mugomba kugira intego kuva mu rugo amahoro no kugaruka mu rugo amahoro. Ku bijyanye n'uko abanyamaguru bakoresha umuhanda, ubundi abanyamaguru nibo banyantege nke baba ku muhanda. Niyo mpamvu abandi bakoresha umuhanda bagomba gusa naho babahaye inda ya bukuru, bagasa naho babafashije. Iyo yambuka umuhanda birumvikana yuko ikinyabiziga gishobora kumuhutaza. Niyo mpamvu ibinyabiziga bitegekwa cyane cyane iyo bibonye umunyamaguru yenda kwambuka kumufasha bikamuha inzira akabanza agatambuka bakabona kumureka. Rero abanyamaguru nabicyo tubabwira nuko bakwiye kwigisha bakarushaho gutera imbere mu gusobanukirwa neza n'uburyo bakoresha umuhanda, cyane cyane bagasoma amategeko ajyanye n'uko umuhanda ukoreshwa kugira ngo bibafashe. Muri kano kanya turashimira ubuyobozi bwacu kuba bwaje kubana natwe uyu munsi kugira ngo badufashe kongera kutwibutsa ku bijyanye n'uburyo tugomba kwitwararika mu mikoreshereze y'imihanda iri muri kino gihugu cyacu ndetse n'ahandi hose twabasha kujya, bitewe n'ibibazo byinshi bigenda biboneka mu mihanda dukoresha, bikaba biterwa ahanini n'uburangare bw'abakoresha uwo muhanda. Rero nkatwe nk'abakozi ba Volkswagen twishimiye kandi twifuza kuba intangarugero kugira ngo n'abandi bakoresha imihanda yacu mu Rwanda n'ahandi hose bashobora kujya no mu bindi bihugu babe batwigiraho uburyo imihanda ikoreshwa. Biduteza igihombo mu buryo bwinshi. Hari igihombo kuri amande, hari igihombo kuri aksida ziba zatewe. Yaksida iyo ije iyo modoka ntiba ikikoreshejwe akazi, bikaba ngombwa gushaka indi cyangwa se bikanaba ngombwa nyine yo gukoresha iyo yagize impanuka, bikaba byanatuma na assurance y'iyo modoka yiyongera. Birumvikana rero yuko habayeho impanuka nyinshi kandi ziterwa n'impamvu ubundi zakwirindwa byatuma n'aka kazi kacu kadashoboka. Ubukangurambaga rero twe tubufata nk'inkingi ikomeye y'akazi kacu nk'uko nabimaze kubivuga. Iyo habaye igihombo kubera impanuka nyinshi bituma n'ejo hazaza ikigo cyacu habangamirwa. Ku buryo rero ubukangurambaga twebwe tubufata nk'inkingi kandi ni ibintu twifuza ko bikomeza, kuko buri gihe tuba dufite n'abashoferi bashya badusanga. Tukifuza rero yuko twebwe twaba intangarugero yagerayo amahoro kurusha uko twaba turi bamwe batunga agatoki bavuga bati nimurebe n'abariya uko bitwara. Hari gahunda mu by'ukuri irambuye yaho tuzajya tugenda twigisha abantu tubasanze aho bakorera mu bigo byabo,
n'aha rero muri Volkswagen nubwo rwego twari twajemo kugira ngo nyine twigishe abashoferi kuko ni abantu nabo batwara ibinyabiziga bakoresha umuhanda bakora amasaha 24 ku buryo rero ubuyobozi bwabo bwumva yuko baramutse bagiye muri izi gahunda zagera amahoro bakaba intangarugero ndetse bashobora no kubera umusemburo abandi nabo bakoresha umuhanda abashoferi nk'abo bakora ubwa taxi kugira ngo twirinde impanuka hato na hato zihitana ubuzima bw'abantu zikangiza ibintu ndetse tugaca n'akajagari kagaragara uburyo bwo gukoresha umuhanda muri iki gihugu cyacu. Mbere abashoferi nibamenye inshingano zabo birinde kuba bagonga abanyamaguru babahe uburenganzira cyangwa se n'abo bamotari ndetse n'abatwara imodoka izo ari zose zaba iza taxi voiture n'izitwara abantu cyangwa se n'izitwara n'ibintu. Hayimikira abanyamaguru nabo turabigisha aho tugiye hirya no hino ku mihanda duhura nabo tukabahagarika tukabigisha ndetse tukabereka n'uburyo bambuka imihanda. Urumva rero n'uburyo bwo kwigisha tugomba guhozaho tuzabikomeza ariko noneho icyo dusaba buri umwe nuko amenya inshingano ze aho kugira ngo avuge ati yewe ubu ngiye kujya mu muhanda ariko se umunyamaguru biragenda bite cyangwa se utwaye moto cyangwa se wenda duhurira mu muhanda oya we narebe ibimureba ibindi abirekere polisi tuzakomeza duhugura abanyarwanda bose muri rusange bakoresha umuhanda ariko buri umwe agira inshingano ze kandi azubahiriza.